muraho neza, nitwa Vincent. Junior Giti ati Mutesi Sylvia ntabwo muzi. Yewe tumeze kumenya ko abari agatwiko baba bibereyemo, naho ibyabo ntitwabivuga ngo tuzabirangize. Ni gute Junior Giti atazi Mutesi Sylvia, ahubwo ni ibintu baba bateguye hanyuma bakabishyira hanze nyine kugira abantu bisekere, kugira ngo abandi bantu nabo none babashe kuba bavugaho. Ibaze Mutesi Sylvia, mama urwa Gasabo, umuntu uzwi n'abanyamahanga, ariko ngo Junior Giti ntago amuzi. Oya, ntago bishoboka. Tayikuni aba yakoresheje iyindi mibare ndetse agashiramo n'ubwenge bwinshi cyane, akavuga ati uwuze kuvuga gutya reka tubanze twaganira ku bantu turavugaho, abangaba nibakubaza uvuge kutabazi. Mu kiganiro ejo rero Tayikuni Ndahiro yasohoye ku mbuga nkoranyambaga ziwe, yarari maganira na Junior Giti. Mumaze kubimenya ko one on one aba ari ugufata umuntu ayamwe akamuzana kuri kamera, akagenda amwereka amafoto y'abantu, akavuga niba bazi, yasanga bazi akabavugaho ibintu bitatu. Iyo utamuzi rero Tayikuni Ndahiro aramugusobanurira. Umva nawe, Junior Giti bamubajije ati uyu muntu ninde, ubwo bamweretse ifoto. Junior Giti ati none se uyu nguyu ninde? Tayikuni Ndahiro ahita atangira kumubwira ati uyu ni Mutesi Sylvia. Ati ni umunyamakuru wigenga uhagarariye n'abandi banyamakuru RNMC mu Rwanda. Ati ariko afite na televiziyo. Hanyuma uyu mugabo yahise amubaza ati none se uko ari umunyamakuru, njye nkaba ntari umunyamakuru, twamenyanira hehe, twaba duhuriye hehe? Junior Giti yongera kubaza Tayikuni Ndahiro ati none se uyu ni umukobwa? Tayikuni Ndahiro ahita amusubiza ati uyu ni umugore, arubatse, afite n'abana. Junior Giti nawe ati nanjye ndubatse kandi mfite n'abana. Ati ahubwo niba ufite nimero ye uyime twiganirire. Uyu ninde se? Yitwa Sylvia Mutesi. Akora iki? Ni umuyobozi w'urugaga rw'abanyamakuru rw'igenga rwa RMC, akaba n'umunyamakuru kuri mama rwa Gasabo TV. Njye ko nakora itangazamakuru, utwahurira hehe? None se aratwika? Sylvia aratwika cyane. Ubwiza u Rwanda rufite. Okay, ari mwiza, ari single, uduhuze. Ni umumama, arubatse, afite umuryango. Nanjye ni papa ndubatse, afite umuryango, waduhuze. Ufite namba ye? Ariko kwijijisha kuragwira ye. Ati ntabwo nzi Mutesi Sylvia. Ati ni umunyamakuru, ngewe ubundi namumenya ngo duhurire he ko ntari umunyamakuru. Ati nkora ibyanjye nawe ugakora ibye. Ariko se koko ntago amuzi? Cyangwa ni ukwijijisha, cyangwa ni ugutwikira kuri social media, kwa kundi nyine social media zo mu Rwanda zimereye. Ibaze nawe kuba atazi Mutesi Sylvia kandi n'umwana w'uruhinja. Mutesi Sylvia bamuzi, hari n'ibintu byinshi wagenda umuvugaho binarenze na bitatu, ariko Junior Giti we byamunaniye, ahubwo kubera ukuntu ahubwo aba yisekereza bari no kwitwikira, nibyo byatumye haravuga ngo ntago amuzi. Ngaye nguko rero mu kiganiro Tayikuni Ndahiro yagiranye n'uyu mugabo uzi gutebya witwa Junior Giti, umusobanuzi wa filime ariko akaba n'umumanager w'umuhanzi witwa Chris Easy, wanatwitse ibintu bigakomera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda baramuzi. Ngibyo rero byatangaje abantu ku mbuga nkoranyambaga ubwo Junior Giti yihakanaga Mutesi Sylvia ngo ntago amuzi, abantu bagatangara ari benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Gusa nanone aka ni agakino Tayikuni Ndahiro aba yipangiye kugira ngo ikiganiro cye kiryohe kandi kinakundwe. Njye rero mubanye muri iki kiganiro nitwa Vincent. Reka mwesebere kunshigikira ukande kuri buto ya subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajya nkora bizajye bitabikugeraho mu bambere utiriwe urashakisha. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.